isomo tugiye kwiga ni uburyo bwo gukoresha amafaranga neza. Uko ndi kugenda mbigisha buri kimwe cyuzuzanya n'ikindi. Nasimbuka isomo nkasubira mu buryo nsubiranye. Muri iri somo ry'uburyo bwo gukoresha amafaranga neza biri budufashe kwiga uburyo twafata imyanzuro myiza mu gukoresha amafaranga, biri budufashe kurushaho kumenya uburyo twabasha kwizigamira, kandi byongera bidufashe kumenya itandukaniro riri hagati y'ibintu turarikira n'ibintu dukeneye. Murabyumva? Rero tugomba kumenya itandukaniro riri hagati y'ibintu turarikira n'ibintu tugeze iki dukeneye. Okay. Usanga kenshi tudafite amafaranga ahagije yo gukora ibintu dukeneye. Ibintu byose umuntu akeneye, ibintu umuntu ashaka, akenshi usanga tudafite amafaranga ahagije yo kubikora. Nihangane reka gusakurisha ibintu kuko ijwi rigomba kunyura mu hano. So kuba rero umuntu aba adafite amafaranga ahagije yo gukora ibyo ashaka gukora byose, niyo mpamvu tugiye kwiga isomo ritwigisha gukoresha amafaranga gute neza. Gukoresha amafaranga neza atwigisha gufata imyanzuro y'ibintu dukeneye n'ibintu turarikiye. Dufata imyanzuro y'ibintu by'ingenzi n'ibitari by'ingenzi cyane mu gihe tugiye kugura. Ubwo rero reka dutangirane kano gakino. Buri muntu afata agapapuro kamwe kerekane nushaka kerekane nta kibazo. Nende usigaye? Nende utabona? Nende usigaye? Nende usigaye? Nende utabonye? Okay, buri muntu rero, buri muntu icyo afite yakibonye. Mwabashije kugisoma? Hano nabashiriyeho tuno tuntu muri bufatishe agapapuro. Umuntu ufite ikintu akaba atekereza ko icyo kintu gikenewe, utekereza ko icyo afite gikenewe, aze akibambe hano. Agenda afite kankari aze akibambe hano. Mwewe ndetse nyine mpanga ndahise kubabwira. Umuntu uzi mukurikire. Umuntu uzi ko ikintu afite ari ikintu cy'umuntu aragikira. agende akizane
agishire hano imbere y'ikirwa mu bishyira nayo ibintu munsi ko bikenewe bigihari aho mubigire vuba ifata akantu gukora business birakenewe mu buzima ishuri kwiga birakenewe kamera irakenewe mu buzima kuri bamwe birakenewe ku bandi ntabwo bikenewe kuri bamwe wabaho idahari n'amashuri wabaho utanayize nimba ari icyope kirakenewe ikiryo kwishyura ideni birakenewe moto irakenewe TV irakenewe wabaye hari wabaye idahari inzu irakenewe telefone irakenewe inkweto zirakenewe amazi arakenewe amashanyarazi arakenewe ubuvuzi burakenewe isabune irakenewe simukadi irakenewe twemeranyije ko ibi bintu uko biri aha ngaha ari uko nguko hari ibishobora kubaho bidahari telefone irakenewe
Soda. Bora bari bagiye kurwana hano ngo bari. Aha. Kabombo. Kureba ka filime. Ntabwo mara amasaha y'icumi ukireba ka filime ukabaho. Cyangwa ijoro ryose nturyame uri kwireba ka filime. Ko muri kundeba nk'ababikoze. Urusimbi ruraremewe. Kugira ngo upime amahirwe yawe. Kunywa umunanasi. Akarindazi. Batana. Irindazi n'ibikenewe. Irindazi n'ibikenewe. Gutembera birakenewe? Abavuga ko gutembera bidakenewe? Abatabishuwa, abatabizi, Okay, now we can take it. Mwanze muceceke nyine. Nk'uko mubibona itandukaniro riri hagati y'ibintu bikenewe n'ibintu birarikirwa ni iri. Ibintu birarikirwa ikibitandukanya n'ibintu bikenewe. Ibintu birarikirwa ni ibintu ushobora kujyamo ukabitanga nk'isente kandi nta mumaro cyane, kandi ibi ngibi byo icyiza cyabyo ni uko harimo n'ibidufitiye umumaro. Okay, undi yego. Ibintu birarikirwa mbere dukoresheje izindi ndimi kenshi bagiye babisobanura neza bavuga ngo needs. Icyo byoza no kuvuga ko utabibonye ubuzima burahagarara. Nk'uko twagiye turabibona ibiryo, amazi, ibiti, kuko ibyo iyo bibuze ubuzima bugenda guhungabana. Rero ibindi bintu birarikirwa itugundo arizo bita wants cyangwa ibiki. Ibyo bindi byose ni ukuvuga ko urashoboye kubigura ariko ukabaho gusa ukagenza gute ukongereza kuri bya bindi bigenze gute urabyiyumvira kugira ngo ubuzima bumere neza ariko kandi ntabwo ari iby'ibanze. Undi yego. Ibyo biriya bintu birarikirwa ndabishyira muri kamere z'umuntu. Biriya bintu witegereje usanga bishobora kugushora no mu badayimoni. Kuko niba ushobora kunywa itabi barakubwira ngo rwaza mu nda, bakubwira ririya rindazi barakubwira ngo nzaba ndubaka komeza urirye uzaba urubaka hari nyine bigatwara amafaranga kandi rindazi ntibitunga umuntu ngo abe yabaho. Wajya kukunywa inzoga nayibuze urusimbi aho hose kumva ibyo byo rwose ni ibirarikirwa ariko bikaba byakujyana ahantu habi. Ntabwo biriya bintu bikenewe na gato. Mana yanjye ngira niyo utandabishyizeho hanyuma ahangaha
yewe mwaho ndahangaha njyaza n'akagare ko mfite moto nakurwa nkiruka birakenewe kwishyura ideni ufite umuntu ideni muryishyure usanga ushobora guhura n'ikibazo ibintu birakenewe cyane. Okay, undi wabonye itandukaniro riri hagati y'ibikenewe n'ibirarikirwa ninde? Mungu jewe nabonye televiziyo ni ikintu ndarishye ariko ntabwo ari ikintu cy'ingenzi. Urugero n'abakera babaga bataza bakubaka amakuru y'abaturanyi ntabwo byabaga ari ibintu ni ukuvuga ngo hano njyewe nanjye nababwira moto, inzu, kwishyura ideni, telefone, amazi, ishuri, tubuze mu gihe tubikeneye ntitubibone ariko twakira tuzavamo n'ibindi bintu twebwe twamaze gutera imbere dukenera mu buzima. Urugero mfite ka sikirini kanjye mu buryo iyo nshaka kuryama neza ndeba agafilimi haza gusinzira neza, ariko nk'umuntu udahari n'ubundi ndaryama gusinzira kandi mu gitondo wabyuka so bivuga ngo nta kintu mba n'ubundi ntagize n'ubwo kanezeza. Noneho hakabaho n'ubundi bitanamureba yuko abona n'umwanya wo kujya kureba ayo makuru cyangwa televiziyo, ariko ubuvuzi ni ikintu cy'ibanze buri wese aba akeneye, icyo ni cyo bita cyanibuze. Rero ibi bintu tugira kubera ubushobozi twamaze kuronka nibyo byitwa bya wani. yewe uko mbibona ibi bintu ukuntu babishizeho n'ubusobanuro twabihaye biratandukanye cyane. ubwo nimba bavuze ati ibintu bikenewe n'ibidakenewe, hano tugiye kureba ibintu bikenewe kuri twebwe twakuramo ibintu bitatu gusa: ibiryo, amazi n'ubuvuzi. Ibindi byose tutabifite, dufite ibiryo, amazi n'ubuvuzi twabaho. Kandi n'inzu wabaho ariko bitewe n'ubuzima bw'iminsi tugezemo, mu by'ukuri muno hari ibintu by'ibanze bya mbere bikenewe mbere na mbere, ariko bitewe n'isi tugezemo hari n'ibindi bintu bidufasha gukora ibindi bintu. Ibyo bintu nabyo bigize iki? kuko mu iyi minsi dukeneye amashanyarazi yo gucaginga amasimu kugira ngo tuganire, sibyo? dukeneye amashanyarazi yo gukoresha mu bintu byinshi bitandukanye. Dukeneye amamoto, dukeneye amasabune, ubuvuzi. So ibyo bintu ni ibintu bigize iki? Bikenewe. Nk'uko n'inkweto zikenewe, kuko mw'iyi minsi ntabwo wakora utambaye inkweto, kuko utambaye inkweto cyaba ikibazo. Wasanga abantu ibyo baba bakureba byaba ari ibindi bintu, ugasanga uri kwica iki? Uri kwica amahirwe yawe kuguma utera imbere. So ariko biriya byo ni ibintu bijyanye n'irari, so ntabwo bikenewe. Okay, babiri dusoza. narindi gusaba ahubwo tubicamo ibyiciro bitatu, tuvuga ngo hari ibintu bidakenewe na gakeya kuko bireba umuntu tugira na bya bintu tubona kubera twabuze ubushobozi, rero tugira n'ibindi buri wese aba akeneye biba ari Bo mu bikenewe habamo iby'ibanze. Aha, wari wamanitse ukuboko, ni wowe wa nyuma. umuntu abuze ibiryo aho ntiyabaho, amazi abuze ntiyabaho, ubuvuzi bubuze ntiyabaho. ariko noneho igihe tugezemo n'amashanyarazi afite akamaro, kuko nk'ubu tuba twarabuze ibintu bya kompiyuta cyangwa se urumva, kandi twari twahangayitse. hariho n'ibintu rero n'igihe usanga kubera igihe bitandukanye n'ibihe twareze, hajya harimo ibintu byinshi bikeneye mu buzima, ariko ubuvuzi, ibyo kurya, amazi, ibyo bintu umwanya wa mbere niwo wize. Okay, yego mukade ni wewe.
gutembera niba mutari muzi neza ibya mbere no gutembera hari ibintu bihari gusura haba no gutembera gutembera bisobanura ubu ngubu Shema ugafata umugore wawe ugasohoka ukajya kuryoha ukagera ushobora kuba mwaje n'umutwaro 20 nako si ukwangiza amazi y'ibere ntaryoshye noneho hari n'abasohoka bagatega bakajya nk'aho muri resitora ubona umugore ngo barasohotse ndabona no gutembera bagiye gutembera bakicara bakokesha inkoko bakarya bakanywa amasoda bakagira ibyo bintu urabona ari ibintu rero twanabumva kuzari indazi ariko babigize no gusura hari ubaba kugiye gusura umuvandimwe wagize amafaranga atuye kuri ugateka gusura ariko bagutembera niba hari ikintu cya mbere cyangiza mu buzima bwabyo bitagutembera umuntu ukiriho ugihumeka umwuka w'abazima uba ugomba kwishimisha mu mibereho yawe yose ikimara gupfa umva mubwire ibyo ngibyo ujya kubikora wariteganyije ku ruhande ntabwo wagenda mureka twumvikane gutembera birakenewe umugabo yandika ririya jambo nibyo ushaka gusobanura yandika ririya jambo ntabwo yigeze avuga ngo ntiyabitandukanyije ngo avuge ngo gutembera cyangwa gusura turimo turabibona mu kintu kimwe udatembereye ntabwo wabona ubuzima bw'inshuti yawe kandi bavuga yuko ifu ibagara umwara akarenga bigaragara yuko umuntu cyangwa uyu nguyu iyo atembereye na mbarara ntabwo aba arimo atembera ngo agiye mu gisambu ahubwo aba agiye mu bantu no kureba inejeje amaso bikaba bishobora kuba byafasha ubuzima bwe hanyuma kandi icyo umuntu umwe yavuze ngo wangije sevingi ndibwira neza yuko ibyo twigeze kuvuga yuko wakora purani nabyo bareba ukurangiyemo akaba yakigeraho akabivura bikavuze ko atakomeza ibindi gutembera birakenewe ushobora kuba uciye bizinesi yanjye wumva hariya akabaza hari umugabo dukora bizinesi imwe kandi iragenda navuga ati reka nebe mutemberere mubaze se bizinesi yawe uri gukora ikibazo mbona kiri aho kugira ngo njye namubwiyeho kugira ngo ufate ibi bagire mu byo gutembera ni iki wazira ari indazi k'ibintu yavuze reka twumvikane aha hantu bavuze ngo ni ibi reka twumvikane bavuze ikintu cya nitsi mu buzima bwawe ni ikihe ni ubuvuzi ni amazi ni ibiryo izo ibindi byose biri hano ni ibintu twaba twongera tumaze kunezerwa tumaze kugira ngo barangije gukira tukashyira muri TV ukagurira telefone ukagurira moto ngo itembere ariko ibintu bindi bizano n'uko itabi yakubwira ngo itabi ndagikeneye waza n'uwasohoka avuga ati nanjye ntabwo arikoresha ceceka wazana nimba mvuye muri siporo nkaba nshaka kurekipera iriya sukari nataye nkashaka soda ndabagize nabi si sukari nanjye mba numva nkeneye rero ariko ntanayine nta kintu bimugenze aha ni ibintu bitatu gusa ibindi byose ariko n'inzu uyishyiremo ntabwo waba n'inzu byose wajyana reka duhane gahunda yabize ibintu kugira ngo twigira ku byiyumviro byacu rero ni byiza ko uyu muntu afite ikiganza cyangwa se ufite icyo agomba kuvuga
bavuze yuko ngo ibikenewe cyane cyangwa se needs ari ibyo kurya, amazi, ubuvuzi, bakagarukiriza muri kino gihe. Ndumva yuko ntabwo kubaho kwacu biba birimo kandi ariko kandi iri jambo ritembera mu gihe ryoba riri hajya rifite ubusobanuro butembera, naho nyine twaba turimo turakora experience z'ubusa. Ariko iri jambo gutembera riri hajya rifite ubundi busobanuro bwo kugira ngo budutware mu buryo bwo kwiga. Dufate nk'urugendo shuri, iryo jambo tugiye mu rugendo shuri uko gutembera, ibyo byo twongeza ushobora kubishyira hariya. Ariko niba atari muri iyo nzira, ariko gutembera ku Gisenyi cyangwa ifatire za Paseri, ibyo twongeza kubikora hariya. Yewe hari ikintu ndi kubona batabashe kugeraho, ariyo mpamvu hano turi gutera impaka nyinshi. Iyo bongeramo amafaranga niyo ari gukubiramo bino bintu byose. Mu gihe ikintu cyose turi gukora cyaba kiri kuduha amafaranga, tugikora tugiye kuzana amafaranga, icyo kintu ni icy'ingenzi kuko amafaranga tugize iki? Nimba nguze moto kubera nshaka amafaranga, icyo kintu kigize iki? Nimba nguze TV kubera hari amafaranga iraza kumva, icyo kintu kigize iki? Kirakenewe. Okay. Sawa, murakoze. None ibindi bintu muzi dukunze kugura ariko tutabikeneye bikaba ari ukubera irari, ni nk'ibiki? Ibintu tugura kubera irari dukunze kugura tubirarikiye ni nk'ibiki? Sofa, itabi, isaha, imyenda, ingofero, undi musatsi ukajya byose, sibyo? Okay. Naho ndi bambara imodoka yo kwitwaramo. Okay. So, ibyo bintu byose ko mutavuga ubwite n'uburindazi n'ubundi buntu muravuga. Icyo ngira ngo mbabaze none, amafaranga twakoreshaga tugura ibi ngibi, tuyashize ku ruhande tugatangira kuyabika, ni ibiki mutekereza yawe? Neka mabarire, umugabo umwe yaragiye agura icupa rya soda, arakamani bagera naho akagera. Undi aravuga ati icyo gihumbi uguze soda aguramo igikombe cy'amata, nuko baragiteka bose bamujyana. Urumva ko ubwo wagize neza n'uwe mu rugo bose baramwe, uwa soda niwe wenyine, nabwo niyaha. Hari intungamubiri soda yashyize mu mubiri, amata hari icyo yashyize mu mubiri, amata yaratubutse, soda ntiyanatubutse. Urumva rero ko bimwe tubirarikira tukirengagiza ibintu by'ingenzi twakabaye dukoresha izo sente. Bivuze ngo kuri lisiti yawe uzagure soda, ari uko iyo soda iri kuri lisiti. Niba wanditse kuri lisiti ko kuwa gatatu saa 11 ushaka kuzagura soda, uzayigura. Ariko nutayisanga kuri ya lisiti y'intego zawe, uzayigura. Kubera yuko yawe uzayinywe mu bukwe bwose. Ntawe urimo rimwe mu mwaka kuri Noheli. Turi gupfobya iterambere. Ibintu byose ubisha muri business, ikintu cyose
utagura akamodoka utajya gutembera imodoka kwitwaramo irari n'iterambere. Urashaka gusubiza ku iyo none ibyo uri kuvuga by'iterambere kugeza ubu niba ufite abakubanja ukaba utabasha kwishyurira abana ku ishuri urajya kugura televiziyo cyangwa ujya kugura ziriya mekapu ngo nuko ari iterambere. Banza ubireke biriya byose ubiveho ubanza ubisevinge sibyo ziriya semu zisevinge numara kubona amafaranga ibyo bizaba biza binagushaka. Aya masomo yategura abantu bo hasi bashaka gutera imbere. Abantu barabikiye bashaka bifuza gutera imbere niba yateguye abategurira abakire. Niyo mpamvu bino ubu bihagaritse. Hanyuma amafaranga yo batakazaga kuri ibi ngibi iyo ubaze neza nk'umugabo ukunze kugurira abana mu rugo kuri ndabona ubaze neza mu kwezi ukamenya ayo mafaranga watakaje hari amadeni yakabaye yarishyuye ayo mafaranga. So wayakoresha kuva mu ideni mu buryo bworoshye. Ubwo ntangiye kubafungurira ideni turabyiga neza. nanjye yongeye kugura abana banjye abana mfite babiri iyo ngiye kugura nkagura nk'umugati nongeraho n'utundi tuntu ugasanga ndi gukoresha nk'umutwaro kuri njyewe aho ndiyo mvuze ati ngiye kugura umutwaro ku munsi uragenda. Ubwo nirengagije yuko mbikoze buri munsi nawe ndi gutwara umutwaro. Njye narabaze nsanga umwana afite kugurira ka buri gihe mfite abana ubwo rero iyo ngiye kugura utuntu byibuze buri munsi hari igihe nabaze nsanga buri munsi nshobora byibuze ibihumbi 2,000 ku bana. Maze ku kwezi numva ni imitwaro 6 isohoka. Mpita mpindura noneho kwishyuramo amata ibikombe 2 by'amata buri munsi. Urabyo? Ni menshi asohoka muri utu tuntu kubera yuko igihe ugiye kugura akantu ka 500 ntabwo 500 yatekerezaho wumva ari agaceri kasagutse sibyo, ariko nyuma y'ukwezi abo umurundo w'isenge nyinshi. Ayo mafaranga wayakoresha mu kwishyura ideni cyangwa ukayakoresha mu kugira ibikorwa byo washoramo. So iyo ukinjiza amafaranga yamaze kukugera mu ntoki gutya, ufite inshingano yo kumenya uburyo ari bugusohoke muri izo ntoki. Amafaranga akimara kwinjira mu ntoki hari uwavuze ngo aya mafaranga mboneye ubusa. None se uyakohereje muri Burayi waba ubizi ko yayavunikiye? Waba uzi amajoro yaraye cyangwa amasaha yakoze kugira ngo yinjire? Ariya mafaranga bakohereje kwiga waba ubizi ko umuntu yaraye ijoro ariko yakaze? Waba ubizi ko yavunitse wenda akora muri toyi? None se kuki wavuga ko wayaboneye ubusa? None se uburyo ugiye kuyasohora amenye uburyo wayasohoye amafaranga yavunikiye yakishima. Aha, ikindi iyo ufite amafaranga amahitamo y'ibintu uri bugure akubana nka 80 mu mutwe.
rero ubwo ngubwo ayo mafaranga iyo uyakoresheje mu bintu bitari iby'ibanze cyangwa ibintu utateguye muri plani yawe, ushobora kwisanga utazagera ku ntego zawe z'uteganya. Intego zawe ni byiza kuzandika kugira ngo zijye zikubera ikarita cyangwa se map ikuyobora aho ugiye kujya. Sojya witondera uburyo usohora amafaranga igihe cyose. Ni byiza ko igihe cyose ugiye kugura ikintu ubanza gutekereza mbere y'uko wishyura ayo mafaranga. Ujye upulaninga neza ibyo ugiye gusohoramo amafaranga. So ndagira ngo mbabaze ikibazo rero. Abantu bafite udufaranga, umuntu ubuziho agafaranga niwe wirukankiraho ngo akugurize. Nawe iyo hari mugenzi wawe waraye arose ko hari agafaranga kakugeze mu ntoki, ubona ko yegereye ngo umugurize, wangurije kugatwara. Wangurije kurara nuko abazi ko hari ako ufite, sibyo? Rero kubera yuko dufite urukundo rwinshi, ibyo ntitwakira byose biranditse hariya. Umugenzi wawe uramukunda, ni uwo muri famiye, ni umuntu mubana, mwarabanye, mwararuhanye, mu by'ukuri utu dufaranga wari waduplaningiye, hari n'ibyo ushaka gukora ariko akwituye imbere, afite ikibazo kiremereye kuruta icyawe, kubera yuko ari umuntu wawe muri ubwo buryo, nta kindi wakora uretse kuba wamuguriza nk'uko abigusaba. Reka mbabaze ikibazo. Muri mwe hari n'umwe wari waguriza mugenzi we yirengagije ibyo akeneye mu rugo bitari byagerwaho? Ninde wabikozeho ngo nande? Ukaguriza umuntu kubera yuko nuyamwiye muri kumva ari bugutekerezeho nabi. Ninde byabaye ibyo? Ninyamwima aragira ngo iki? Umva, bitari muri plani yawe, atari amafaranga wateganirije kuguriza umuntu cyangwa se amafaranga yasagutse, intego zawe wamaze kuzigeraho, ayasagutse, atari nk'ibyo ngibyo. Kurikiza intego zawe mbere na mbere. Murabyumvise? Kuguriza okay. Bise neza bagikora ikibazo n'imbaga umuntu waragurije ariko yirengagije ibibazo byinshi, we agatanga isene akavuga ko ari inyuma kuko ari umwana n'ikiragaragara nabi, ariko nyama akazimuhereza hari ntego atarageraho. Noneho uratubwira ati banza ukurikize za ntego zawe wihaye zizamufasha gukora ibyo bikorwa. Kandi nyamara aho twabona turavuga ati muri bizinesi ushobora gukora bizinesi wagwa ukabona uburyo wagenza gute, wabyuka bitewe n'uburyo iyo bizinesi zawe wagenzaga gute, wazibanyemo n'abantu. Niba mfite urugero twabonye rw'imyaka kugura imodoka mu myaka 3, nkaba mfite kuri izo senti nkakambwira ati umwana wanjye ameze n'ibi ugomba kumwirengagiza kweri kugira ngo banze urangize yamwegera wawe. Bo mu gusevinga ubundi umuntu agira ibigega birenze kimwe byo gusevingamo. Arusevinga amafaranga ya emergency,
yitwagaho arimo sevinga amafaranga y'iby'iterambere n'ibidasima. Iyo ari mu kigega cyawe cya emergency akaba ari wowe nta emergency ufite ariko inshuti yawe yagize emergency cyangwa se ikibazo cyihutirwa ukamufasha ukamugikemura. Ntabwo ibi bikuraho kubana neza n'abandi, ahubwo biguha no kurushaho gupulaninga cyane. Kuko uzi ko ufite umuryango wo kwitaho cyangwa nyoko uzamufasha cyangwa umuvandimwe, ni byiza ko ugira ikigega runaka cy'ibyo ngibyo kizagufasha wageze mu bibazo kugira ngo utazakora muri business. Ikigega kizanagufasha mu kuguma ukuza business zawe. Ni ugupulaninga neza kubw'iyo mpamvu. Ntabwo wabura kugufasha kuko nta muntu wigira. Turambure bya bitabo byacu. Mwagezeyo? Mwagezeyo? Ibyo ni ikikubwira nyine ko iyo utazi aho ujya utahagerayo. Mujye mugira intego. Neza mwikumbwira ngo mwagezeyo. Turi kuri paje ya 29. Umwe arasoma undi asemure. Ni kuri story ya Joseph na Martha bahura na emergency. Nendo wasoma, nendo asemura. Yego. Nendo asemura. Nendo semura. Ngaho mutange, magara. Muvuge cyane. Joseph and Martha faced an emergency. Umusemuzayo. Yosefu na Marita bahuye na emergency cyangwa n'ikibazo cy'ikubagabo. Joseph works at a vegetable growing initiative for refugees. Yosefu akora ku gitongore cy'impunzi kijyanye no guhinga imboga. His wife Martha works as a daily worker for the refugee that has set up a successful poultry farm. Kandi umugore we Marita akora buri munsi kuri famu y'ibiguruka. They have 5 children and live at camp. Bafite abana 5 kandi baba mu nkambi. They are thrifty but have a real income and sometimes struggle to make ends meet. Baragerageza kubona amafaranga kandi igihe kinini bagerageza barahatana kugira ngo babashe kubona icyo barya. Last week Martha started feeling bad and so did 2 of their children. They could get medicine in the camp, but because they were worried and needed them urgently, they decided to go to nearby farms and paid for them to get fast. Icyumweru cyashize Marita yatangiye kwiyumva nabi n'abana biwe babiri. Kubw'iyo mpamvu baragiye bajya gushakisha umuti mu nkambi, ariko ntabwo bari bizeye yuko bari bahangayitse yuko badashobora kuwubona. As it was end of the month and they were short of cash, they needed to borrow money from
an acquaintance from Joseph. nuko ubwo bahisemo kujya kuri farumasi kugura, ariko nyuma y'ukwezi basanze nta sene bafite. Kubw'iyo mpamvu bahisemo kujya kuguza amafaranga kwa Joseph. Joseph will receive his salary next week. His friend lent him $5 and Joseph agreed to pay him back $6 out of his salary. Joseph yari yizeye yuko azabona umushahara w'icyumweru gitaha, nuko umushuti yiwe imugurana amadolari 5. nuko Joseph yemeranya nawe yuko azamwishyura amadolari 6 namara guhemba. He has used the money to buy the medicines from the pharmacy. They will always come fast after taking the medicine. nuko yakoresha amafaranga yose kugura umuti kuva kwiyo farumasi, ariko bose abana n'umudamu bahise bakira kubera uwo muti. Okay. Ni ibiki byamubayeho Joseph? Ni ibiki byabaye kuri Joseph? Muri story musomye, ni ibiki byababayeho abo ngabo? Habaye iki? Yarwaje umugore n'abana? Okay. None mu bitekerezo byawe, kubera iki atari yarabitse amafaranga kuri konte ye? Amafaranga yabavuje yakuye bivuze ngo ntabwo yari yarateganirije ibintu bya emergency. Byari byakubaho ukisanga mu kintu nk'icyo, aho uhura n'ikibazo cy'ikubagaho ukarinda kujya kuvuza kwa mugenzi wawe. Ese mwamutekereza ko ikintu nk'icyo nacyo cyaba kinagabanura benshi mu madeni? None utekereza ko ari iki yakabaye yarakoze mbere hose kugira ngo ibi bintu bye kumubaho? Yakabaye yarizigamiye. Yakabaye yarizigamiye. Aha. Muri mwebwe hari umuntu ujya wohererezwa amafaranga avuye i Burayi cyangwa muri Amerika cyangwa Australia, cyangwa hanze cyangwa mu gihugu wavuyemo aho ariho hose barimo? Niba hari umuntu ukeneye saving cyane kurusha n'abandi, ni umuntu wohererezwa amafaranga n'abandi, kubera yuko igihe ukubitanye n'ibibazo niba uzasanga watangiye gutekereza ko bariya bantu hari imitima yabo yarengeye cyangwa se bakwanga, kubera yuko igihe wakubitanye n'ibibazo nawe uba batunguye iyo babwiye uti rwose nafite, kandi uba wizeye ko arayakuha, kuko igihe yakuhaye byose wahise uyakoresha, nta saving uri gukora ngo witeganirize ibihe bibi. Rero icyo batubwira ku muntu waba wohererezwa amafaranga n'abantu bo mu muryango, inshuti bari hanze mu bindi bihugu, ni byiza cyane ko wowe ukora saving kurusha n'abandi bose, kubera yuko mu bihe bibi hari igihe usanga nawe atiteguye kuba yagira amafaranga akoherereza. Hari impamvu bariya bantu ibintu bagura bihenze, uko yakorera niko yasohora menshi. Hari n'igihe aba yigujije kugira ngo akoherereze, ntamubizi bo bariya banki zibakuriza batarinze no kujyayo, ntabwo akarita akoresha, kaba kariho inguzanyo yakoresha akazajya yishyura buri kwezi.
ashobora kuba wenda yanikopesheje kugira ngo yakohereze yigoye kubera yuko amenshi yishyura inzu andi akayagura n'ibyo akoramo andi byose bitewe na plani ze afite ugasanga amafaranga yasohora ni menshi yajya kukohereza kubera yuko wamutekereje umuturirire cyangwa se yumva ameze nk'ugufitiye ideni nawe wenda ari kwibaza ngo uriya muntu ari gutekereza iki akaba yakikopesha agafata ideni kugira ngo akunda kohereza. Murabibona? Icyo tugomba gukora rero saving ni ukuzihindura umuco mbese bikaba mu maraso. Ninde muri mwebwe wowe wabyuka kwibagirwa gukaraba mu maso ukavuga uti ntagerewe ugahagura ujya mu murima cyangwa ku kazi utakarabye mu maso. Ndabizi ko niyo wibagiwe cyangwa se habuze amazi mu rugo ukubita ku rume mu byatsi gutya ninde ugahanagurira amazi y'urume? Uko utakwibagirwa ibyo ngibyo no gukora savings nabyo wabihindura umuco uburyo utabyibagirwa. Mbese umuco hari igihe ugufata neza nk'uko umunywi w'itabi nawe bimufata cyangwa umunywi w'inzoga bikamufata uwo muntu akaba atarara adasomyeho, nawe uwo muco ubasha kugufata ku buryo biguhatira guhiga ikintu uri gushyira mu kigega cy'ububiko bwawe. Ni bande bemeranya nanjye ko ibyo byahinduka umuco? Byahinduka umuco. Turambure kuri irya page twasomyeho nanone. Umusomyi wacu adusomere n'umusemuzi asemure. Noneho ni kuri case study number 2. Miriam, Meshach n'umuturanyi wa Sara. Miriam, Meshach, and Sarah's neighbor have a problem. Meshach and Sarah have a very close relationship with their neighbor Miriam and John. Meshach na Sara bari bafite ubusabane hagati y'abaturanyi babo Maria na John. They own agricultural land like them, but also Miriam runs a small beauty salon in a commercial street nearby their house. Bari bafite itaka ry'ubuhinzi ryakorerwaho ubuhinzi, ariko Miriam cyangwa Mariam we yari afite saloni ku muhanda, impande y'umuhanda cyangwa kuri mu mudugudu impande y'inzu yabo. Miriam's shop has been quite successful lately. Nuko iduka rya Mariamu mu by'ukuri ryaje kugenda ritera imbere ariko bigoranye. She has learned to be disciplined with money and has been having profits for quite some time now. Kubw'iyo mpamvu yabashe kugira gahunda ijyanye n'amafaranga kandi yaje kuguma abona inyungu uturutse aka kanya. As she doesn't understand financial situations, she has regularly given part of her income to her husband John for him to deposit the money in the bank account. Nuko yakomeje kugenda amenya ibintu bijyanye n'amafaranga ndetse n'ibitongore bijyanye n'amafaranga, yakomeje kugenda abika inyungu ze cyangwa isene yinjiza ku mugabo we John, kandi akagenda ashyira amafaranga yiwe muri banki. One day she comes home thinking of asking John for some money from the business account as she wants to buy some new tools for her shop. Igihe kimwe yagarutse mu rugo
ashaka kubaza John isene zavuye muri business account cyangwa kuri konte ya business, nuko ajya kugura ibikoresho by'iduka rye. When she arrives, she discovers that her husband has bought car. Nuko ahageze yasanze umugabo wiwe John yaguze imodoka. When she requests the money for the shop, nuko agerageje gusaba amafaranga y'iduka, he said it is now possible to use the money for the beauty salon. nuko aravuga ngo It is not possible to use the money for the beauty salon. nuko aravuga ngo ubu ntabwo, niko yamubwiye, yaravuze ngo ubu ntabwo bishoboka gukoresha ayo mafaranga muri saloni. Miriam is angry and goes to the bank to check her account and withdraw her savings. She found out that the account is in her husband's name and she's unable to withdraw the small sum remaining in the account. She's very unhappy. Mariam n'umujinya mwinshi yagiye kureba kuri konte ya banki kugira ngo abashe gukuza y'amafaranga yo yasevinge, ariko yasanze konte yari iri mu mazina y'umugabo we kandi ntabwo byashobokaga yuko abasha kuyakuzayo amafaranga yasize kuri konte. Okay, kubw'iyo mpamvu ntabwo yishyuye. okay, musobanure rero ni ibiki byabaye kuri abo bantu. Yego, bagize gutikirizana hagati yabo, kuko urabona umugabo we amafaranga babikaga yagiye no kuyagura imodoka kandi atabwiye n'umugore, mu gihe yaje atekereza ibindi asanga bitari kuvamo. Yego, twabonye yuko Mariam we yari afite business yakora, ariko ikibazo we yari afite nuko atarazi ibintu bya financial institution. Ibyo byatumye afata amafaranga yiwe yakorera yiwe ariko ayaha umugabo kugira ngo ayatware kuyadepositinga kuri banki. Rero umugabo nawe yagira irindi irari ryo kugura imodoka, ajya gukoresha y'amafaranga ya business y'umudamu. Umudamu nawe akeneye kugura ibikoresho byo kogereza muri ya saloni, asanga umugabo yaguze n'imodoka. Ni ukuvuga ko habayeho ukutaganira mu gukoresha amafaranga bari bagenye ya business y'umuryango. Ariko ibyo biza bibaho. Birabaho. ugasanga umugabo udufaranga rwose yadukoresha ibindi. Umugore we yakoresha ibindi. N'umugore umugabo umugore bahita bamukunda, ariko ni abagore azimara ikintu kimukeneye, ariko asanga amafaranga yateruye aza kugura imyambaro. None rero gushyira ku bagore ku bagabo muri n'abagore bose cyane cyane abagabo bizanwe n'iki reka tubwire. Ikintu cya mbere kibizana aba arimo kutumvikana, kandi ikindi kintu nanone mbonye hari igihe umwe aba yumva ko ari injiji ku wundi, kuko hano mu gitabo turi kubibona, urabona umugore yarakoze azi ko ari gusevinga kuri akawunti, ariko mu gihe agiye kubikuza asanga akawunti umugabo yashyize ku izina rye. N'ibyo rero ni ibintu n'ubu bibaho, mugakora muzi ko mwese muri guhuriza hamwe, wajya mu kubikuza ugasanga amafaranga ari ku muntu runaka kandi nyamara rero nibyo rero bigenda. None hari icyo twiga muri ubu musomo cyane izapira mu cyane n'iki mwashingiye icyo twize kizatufasha muri ibyo bimeze gutya. Murakoze. Twakomeje no kubivuganaho tuvuga yuko aya masomo ari masa nk'aho aduhangura. Mu by'ukuri si uko ibi bintu tutabibona cyangwa tutanabizi, ahubwo twabayeho basinzira. Rero mu gusinzira kwacu tukica ibintu. Ibyiza binari hano nuko n'umubare w'abadamu hano ufite bwinshi, abagabo natwe tukaba turi n'abati. Niba badushinja yuko dushobora kuba tubangama,
turabyumva turi bakeya ariko nabo barabyumva ari benshi. Ni ukuvuga rero kugeza muri aka kanya ayo masomo twakomeje kugenda tuyashima yuko arimo dukanguye kugira ngo dukanguke niba twari mu bitotsi byo kwica ibintu ariko uyu munsi agira aho tugeza noneho dukora ibintu. Wowe uzahindura iki? Icyo nzahindura ubundi ntabwo nari nsanzwe ushobora kuba nakurikira navuga n'imigambi, ariko hari ibintu byinshi tuzagenda duhindura. Twagiye tubona nk'ibintu bya saving plan, twiga ukabikora kumwe, yego tukabikora kumwe, bakatubwira ukuntu n'ukuri udashobora kugira utabanje gupuraninga ibyo ngibyo. wabyize madamu aricuce ashaka icyo nabivugaho nabonye byakabaye byiza kuba umugabo yaba ari kumwe hano n'umugore we kugira ngo bakakwiga bose bakigira hano bose, kubera yuko n'ubundi ababangama wenda bose ntibari hano bamenye aho abangama n'ubundi n'abamenye hatabangama, babwize bose byaba byiza n'ubu wese ahabwe akabona uburenganzira bw'uwo mutungo no kugira ngo abone uko awusevinga ukumvikana kuko igihe umugabo ushaka gusevinga umugabo atabishaka. Shema ikumva neza nzabishira muri kumwe. Noneho umugabo yaba atashaka weza dukore dushyire hamwe n'ibyo gusaba umugabo yayatwaye yakoresheje cyangwa yanakutaye yajyanye mu bandi bagore ugasigara kuye kandi barakuvuga icyo kibazo gihari. Shema uwavuze ikintu kiri gusa umunsi umwe nari kanuni sasasta yegeranye na kongo nanjye mpura n'abantu kaba ngaba tuzahora turasoma ariko bavuga ngo ushaka usubira aha ngaha udushomesize udushomese n'abadamu bacu n'abadamu bakavuga udushomese abagabo bacu. Ndababwira ati none se indi sande nzaba ngize mwanyishura akagabo kangahe kabashomeza ngo pe twakwishyura bashoboza amafaranga bashyiraho mu makanzu b'indi wiki ushomeza na couples babo so bakivuze ari gusa icyabaye cyane. Anyway turi kumva iyo uba ubikeneye mwabwira ubu ngubu nawe akajya abandi avugana nabo bari gukomeza bya samantha bibitse muri gukomeza don't forget thank you. So rero kwinjiza amafaranga ni ibintu bitoroshye, sibyo? Ni ibintu bitoroshye kwinjiza amafaranga, ni ibintu bigoye kwinjiza amafaranga. Hari igihe gusaba kurara amajoro, kwinjiza amafaranga hari igihe gusaba kubira ibyuya. Rero niba amafaranga koko wayinjije akugoye gutya cyangwa se umuntu wayakohereje akayakohereza nawe yavunitse, ndakwinjiza ibanza utekereze ku buryo ugiye kuyasaba. Nubwo wayinjije akugoye kandi uyasohore byoroshye, sibyo? Okay, reka rero tubanze turebe mu gukora imyanzuro yacu mu gusohora amafaranga. Ni gute twarushaho gukora imyanzuro myiza mu gusohora kuko uburyo bwo gukoresha amafaranga neza niyo topic twari tukiriho. Rimwe na rimwe hari igihe usanga umuryango wawe uguteganyaho ibintu byinshi cyangwa se inshuti zawe, ku buryo biba ngo inshuti yawe igiye kugira ubukwe, umwana we agiye gusezerana, ugomba gutwerera, nta mafaranga ufite, uri kumva uri busebe kubera yuko ari umuntu wawe bugufi, amafaranga ukajya kuyatira ngo ukunde utwerere. Urumva uburyo dufata imyanzuro, ugiye mu ideni kugira ngo ukunde utwerere, kandi mu by'ukuri niyo udatwerera ukabwira inshuti yawe ukayibwiza ukuri uti n'icyo kurya mu rugo cyabuze pe bakumva kandi babyakira, babyakira bakumva pe. Ariko ikibazo ni igihe wishizeho iyo pressure yo kumva ko inshuti yawe waba uyihemukiye. Rero reka mbabaze ikibazo, ninde muri mwe waba uzi abantu batuma usohora amafaranga? Abantu batuma usohora amafaranga ni umugabo wawe, ni abana, ni inshuti zawe, ni bande? Ni bande batuma intekerezo zawe zo gusohora amafaranga iyo utapangiye zibaho?
yewe icyo mbitekerezaho ku bantu batuma nasohora amafaranga cyane cyane nko mu buryo bwa emergency mo tuzi ko hariho icyo twakwita nka types za family rero njyewe umuntu uri muri type iyo duhuje amaraso umunyamuryango wanjye ugahungaho ndabamvuza umwana wanjye umugore wanjye cyangwa undi uzi ko duhuje amaraso njye numva binkoraho kuba natanga amafaranga kare niyo yaba ari emergency nk'uko mukora ariko undi tugahuje muri iyo type ntagiye Okay. So, muri make abo abantu bo mu muryango wawe, abo muri famille, abantu bugufi bwawe, ni ibiki baba baguteganya bijyanye n'amafaranga? Baguteganya iki? hari igihe usanga ubarusha ubushobozi muri iyo famille ugasanga ubarusha ubushobozi mu by'ukuri iyo ubarusha ubushobozi kenshi na kenshi buri umwe yagize ikibazo ahita atekereza akakwifashisha mu bibazo by'uburwayi n'ibindi bitandukanye. So nagira ngo muri group zanyu mwegerane neza. Group eshatu hari no group komunizo group eshatu buri group igiye kwandika ku gapapuro ibyo abantu bo mu muryango baba baguteganya. Hari abateganya ko amafaranga ye yose ugomba kuyabaha, hari abateganya ko ariwo ugomba kubitaho igihe cyose ukishyurira abana, hari abateganya ibintu byinshi ugomba kubagoboka bari mu bibazo. Mwandike ibintu by'abantu bo mu miryango yanyu babateganyaho mu bijyanye n'amafaranga, kuko ibyo ngibyo akenshi nibyo bituma muyasohora. Mwandike byose ingingo eshatu iminota 3.
Okay. Ngaho ni mumbwire. Buri wese haramuruka umuntu umwe volunteer umwe ansomere tubyandike hano. Icyambere iyo baguteganyaho izo ni expectation family gufiteho kubigendanye n'amafaranga. Iya mbere ibyo kurya. Kabiri ubuvuzi. Aha, ibyo bintu ari gusoma muri kumva byaba bifite uruhare mu guspelling sene k'umuntu. Aha, ikindi kwigisha abana. Ikindi habonetse n'imana. Mu bihe by'impanuka twabyita emergencies kugira ngo ubiteho mu gihe habayeho ibibazo nk'ibyo. Aha, undi badukeneraho kuba inyubako. Inyubako, kwishura school fees, ay'ishuri nayanditse. aha n'amadeni. Aha, kwishurira abana. Aha, ikindi n'amadeni. Amadeni. Kuvuga ati nguriza. Ibindi turi kugenda tubisubira. Ubuvuzi. Ubuvuzi. Ibyo kurya. N'ibyo kurya. Aha, ngaho namwe hano kuri no bwose. Ibintu bitatu twasanze harimo ubuvuzi. Ubuvuzi usanga bashobora kudukenera ko school fees mu gihe yagoranye. Aha. Tukaba twahuye yuko bashobora kudukenera ko ubufasha mu gihe cy'ibiza, habaye ikiza n'inzu yagomotse tuzita emergencies. Sawa. None ibibatunga aribyo byo kurya. Okay, ndagira ngo mbabaze ikibazo none k'ibi bintu imiryango ibidukeneyeho, ni iki twakora kugira ngo tubashe kubikemura? Twakemura gute biriya bintu? Ni iyihe plan twakoresha kugira ngo bijye bikemuka? Je ku bwanjye plan nk'uko wakomeje kutwigisha mbona byanyurira mu gusevinga amafaranga ya emergencies. Ibyo bintu hakabaho gusevinga amafaranga ya emergencies ndetse no gusevinga amafaranga y'iterambere ryawe. Ugasevinga for emergencies hamwe na investments. Niko mvuze. Aha, nanjye ikindi ndimo mbona aho ngaho twari turi ku by'imiryango kare igutekerezaho by'imiryango. Koko twamaze guhinduka, twagiye muri famiye. Ntabwo tukiri muri famiye yawe yo mu rugo gusa, twagiye ku muryango mugari. Sasa icyo mbona mu bijyanye n'imiryango, ubundi icya mbere mbona gikenewe kugira ngo tubashe kubigeraho cyangwa tubikore, icya mbere umuryango usabwe kubuhuza. Umuryango usabwe kubuhuza. Icyo ni ikintu cya mbere. Hanyuma iyo uhuza, burya no gusevinga for emergency, iyo mufite
mufite uguhuza nk'umuryango, hari n'igihe muba mufite nabyita nka akawunti ya famiye ya famiye. Hanyuma niba mubashije kuba mwagira contribution ya family for emergencies, contribution ya family for emergencies, icyo gihe ntabwo bizakuvuna wowe buraza utuye Kampala, nta nubwo bizakuvuna ngo nuko uri umusirikare mukwiriye, muzareba muri cya kibina cya famiye mube mwanabikemura bitagiye ku muntu runaka ngo bijye kumubwira. Twarimo tubona ikibazo kibaza ngo ni ushobora gukenerwaho gishobora kuba cyafasha umuryango, wowe iby'umuryango wakenera, noneho twamaze kubibona iby'umuryango uteganya cyangwa umuryango ukeneye, none ni iki twakora kugira ngo tubikemure ibyo tubikemure? yewe ndimo ndabona tutaravuga umuryango mugari cyane, turabanza kureba umuryango w'abantu babiri ari nabo bakuru umuryango, ubwo ni nk'umugabo n'umugore. Njye numva ikintu cyabanza ari uko abo bantu babiri bagira ubwumvikane bakajya bagirana ibiganiro, bashobora kuba bareba ibishobora kuba byabagomba nk'ibyo ngibyo. Iyo bamaze rero kuganira baziga no gusevinga, barimo bagerageza kuba babona yuko batsinda biriya bya emergency bishobora kugira bite byabatunga. Ubwo rero uvuze ko umuryango guhuriza hamwe bakaganira bamenya n'uburyo babasha gusevingira ibyo byabatunga. Hari ikindi cyaba gisigaye hano kuri uruhande, hari igisigaye kitavuzwe, ni iki twakora tugakemura iki? Uko mwakifatanya hamwe n'umuryango ukabasha gushyiraho bizinesi y'umuryango izaza yinjiriza umuryango. Ugakora bizinesi y'umuryango cyangwa se hari ikindi? Hari icyo tugiye gukora rero, nimuhagarare mu ruziga gutya mwese muzenguruka uruziga rwacu rurimo.
rero yakubwiye imbere buri wese ajya mu ruziga ntagire umuntu ujyamo hagati ujya areba ku gikuta ameza yose azemo hagati mukora uruziga uruziga nyaruziga mufatana amaboko nimba uzi gusama agapira muri mwe nenda uzi kugasama basi umva rero mwumve ikintu tugiye gukora tugiye kureba niba ariya somo twarifashe uburyo bwo gukoresha amafaranga neza tujye mu ruziga kwandika mwe murambitse hasi mugire dusoze uburyo bwo gukoresha amafaranga neza muri make aka gakino baravuga ngo buri muntu arajya asubiza kugira ngo mbe ndi umuntu ukoresha amafaranga neza nkwiriye gushyira igisubizo aka gapira nikakugwa mu ntoki urajya uvuga icyo ukwiriye gukora kugira ngo ube uri umuntu uzi gukoresha amafaranga neza urajya uvuga icyo ukwiriye gukora kugira ngo ube uri umuntu uzi gukoresha amafaranga neza rero reka tugerageze turebe ko mwabifashe umukinnyi w'umupira ukunda cyane ninde umukino w'umupira ukunda ninde umukinnyi ukunda umupira nkunda twagerageza aha kabiri umuririmbyi ukunda wa mbere ninde okay mwabimenya ubwo rero noneho mugiye gusubiza kiriya kibazo kugira ngo mbe n'umuntu uzi gukoresha amafaranga neza nkwiriye uravuga igisubizo noneho akapira nikakugwaho urajya uvuga igisubizo agapira nikakugwaho uvuga igisubizo uwo ndagaha aragaha undi uwo ndagaha namara kuvuga ibye ahita agaha undi woma nagaha undi n'undaho undi namara kuvuga nawe agaha undi sibyo ubwo reka duhere hano ngaho tubwire mwiriye bwabo mwiriye gusevinga kugira ngo Mwiriye gusohora make nkurikije ayo ninjiza nkabika menshi. Mwiriye gukora plani y'ukuntu biza gukora expense cyangwa kumenya ibyo nsohora buri munsi cyane uko muri gusora amafaranga. Mwiriye kugura ibintu bike ibikenewe kugira amafaranga menshi kandi nkwiriye gukora urutonde
n'ibitari ngombwa, muri make nkagura ibikenewe by'ingenzi Okay, mu gusoza reka dusoze hano. Umva ikintu ukwiye kwitaho. Bimwe mu bintu ukwiye kwitaho ni ukwita ku bintu by'ibiza, ukabyiteganiriza, ukabyitegurira. Ibintu by'ibiza ni ukubyitegurira, sibyo? Icya kabiri, ukita ku ideni ufite, ukita ku ideni. Urabyumva? Baravuga ngo umuntu uva mu ideni abasha kuba umukire. Umuntu uva mu ideni abasha kuba umukire. Ndetse ideni riremeye ubasha kuvugana n'uwo ufitanye nawe ideni. N'undi mukwepa ngo umubare ibiti ukatiranga, ni byiza kumusura ukamuvugisha. Turumvikana? Ndetse ideni umwana riganiraho akanarigabanya. Ibyo nabyo birashoboka iyo ubona nta buryo warivamo. Ikindi, kwita ku bintu byo ukeneye buri munsi. Ibintu byo ukeneye buri munsi wowe n'urugo rwawe ukabyitaho, ugakoresha uko ushoboye kose ntibijye bibura. Ikindi, gusevinga amafaranga yo mu bihe bizaza ni iby'ingenzi cyane. Amafaranga yo uzakoresha mu gushora mu bintu bizakungukira mu bihe bizaza ni ay'ingenzi cyane. None reka mbabaze ikibazo. Ni irihe somo mwize byabashimishije no munsi? Ni iki waba wize cyagushimishije cyane no munsi? Ikintu cyanshimishije uno munsi ni ugukora purani kugira ngo mbashe gutera imbere, ko buri kantu ko ari ko kose ko nkeneye kugura nkwiye kuba nagakoreye purani, ku buryo hari ikintu ugeze kuvugaho gukora purani y'icyumweru nkayandika, purani y'umunsi, gahunda y'umunsi nayo nkayandika, mbese ibyo ni bukeneye muri uwo munsi, kuko byamfasha kugira ngo sihagire isene nanga zitajyanye n'ibyo nateganyije. Undi nk'iri somo ry'akanya nsanze hari ibintu byinshi bikenewe kugira ngo tubashe kubyitaho dukoresha amafaranga, aho dusanga imiryango ikeneye ibintu byinshi kandi tugasanga yuko rimwe na rimwe hari za emergency tujya duhura nazo. So kubw'iyo mpamvu nsanze yuko dukwiye kwita ku gusevinga ibintu, gusevinga amafaranga ya za emergencies, kandi tugasevinga n'amafaranga yo gukoresha mu bintu twaba dukeneye, kandi ufite ideni ukabasha kugira. Okay, undi okay, undi ibyo nabonye byose kandi bishimishije ni ukwiha intego
y'icyo nshaka gukora ndagenda nsavinga buke 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 kugeza igihe nzakigereraho. aha undi ubona bari mu ruhande yego binabona ko ifaranga ryose ari ifaranga niyo kaba ryabajyana cyangwa amahanga ugomba kubyitaho ntabwo utagaguza ndabona umwana afite ndabona umwana wawe kandi ubwangijanishanisha byabaye nka bitanu kandi byakagize umumaro ni uko wenda wagura akantu gato mukagasangira mu rugo ariko bwari ubutagaguza ibi ni ibishyirwa mu bikorwa igihe ubyigiye nakunze kandi nize ibintu bijyanye no kuba umuntu atakora ku rutonde rw'ibintu agereye ariko kugeza kuri aka kanya umuntu akaba ashobora kuba yabikora rimwe na rimwe umuntu yafataga amafaranga akagura ibyo abonye bitewe n'uko nta rutonde yakoze rwa gahunda y'ibyo bikora bikenewe. Okay, none hari ufite ikibazo mu byizwe uyu munsi, hari uwaba afite ikibazo icyo ari cyo cyose mu byo twize uyu munsi? bisanzwe tugitangira kwiga hari ikintu wabaye uvuga ati ninde muri mwebwe atarahiga. usanga bisanzwe n'utarahinga ariko arabona ibyo bahinze rero twize yuko mu gihe wohinga cyangwa se worima ahantu ntuteragire n'ubundi ibyatsi bigenza gutya biri mu buzima kandi igihe cyose nubwo wateragira ubwiza kuraba ukuntu za mbuto zawe nziza uzibagarira kugira ngo zizane icyo ushaka. rero muri make ntabwo kuvuga yuko ubukerarugendo n'izi ni uko ibyo twigenga tubanze tukabishyira hejuru tukabipuratisinga. iyo bitabaye uko ni ukuvuga ko ibintu byahita mu bya genetingi cyangwa kubikorera kurosohora bike ni uko muri make nize yuko ibyo tuba turiga bwa mbere tubanze tukagenda tubishyire mu Okay. Sawa, ndizera ko mwese rero hari uwaba afite ikibazo agiye gukingirana ko turashoboye. Hari ikibazo? ariko ntabwo twica amasomo. Okay. Ni gahunda y'ejo kuko uyu mwaka ngo turayikwiza uyu munsi. Okay, reka tuyipangeho maze gufungiraho video.